Nasema faranga mahana gice. Ngamunsu amafaranga. Hasigaye iki kingana gute? Amezi 7 n'iminsi 8. Ogeta, neza amafaranga. Umva muza. Nani no mbrada amafaranga kawe. Nina mutuchengure. Ushaka kurwana. Oya reka tukubwira ngo mvyeyi. Reka nkubwize ibintu by'ukuri. Ibintu ni bibi. None kandi nesimusika. Urambeza umukobwa wanjye cyangwa unyishura amafaranga. N'umukobwa ushaka. Reka nkubwize. Urana kubyagiza. Niba. Nese kutase kandi ziza. Wowe igiye wafuriye ko kanu Nariso. Mama. Kwishuri baranyuka. ariko se kandi rimwe Anyurukanye ngo ntabwo mperuka amafaranga yo kurya ku ishuri. bakurukana vaho kurya Ntabwo mujya muza mu nama y'ababyeyi ku ishuri yo bahaye bakiriho ntabwo mujya muza mu nama. kose komeruka ubundi inama yakoraga abagabo kwamara kubwira ngo Yesu ngo ajye mu nama kugira ngo bari wo kwamwumvisha ubona yumva. Papa we ubu nzajya mu mirima mwabana mwinduye nshaka ibyo murya ndukenye no ku mashuri abyo byose ibyo byose nzicamo kabiri ngenye n'abazungu nzagomeza nibwe mutanyishyurira. ahubwo data yanyise nabi yanyita nyirabukara kuko ndabona binyobeye ubundi biriwe ko bakwishyuye gutega mutanyishyurira. Niba se baranyishyuye nanjye wona natari kugahana. Uyu muntu wo kuba umuntu noko agaciro ibintu byose ni kigipambara siko aka kanya mwa uratashe ni konjise. Papa banyirukanye ku ishuri rwose. Bagize bate? Banyirukanye. Bakwirukaniye iki? Amafaranga yo kurya ku ishuri ubona n'ubwo ujya mu nama y'ababyeyi. Ndazi. Kuki wisukira hasi ariko reka kubaza bose abantu bakwirukanye ninde ukwirukanye n'umwarimu deregiteri inde deregiteri nese umubwira uko ubuzima buhagaze deregiteri ibyo ngibyo biba bimureba kandi wamwana uri igicucu ubwo yagira urababwanga uruho kwa minisitiri none se deregiteri abazi niba umwana uri kwa minisitiri abana bamana ngaye none bakwirukana amafaranga ngahe ngo tugezemo 8,000 angahe 8,000 byo bibwira nyoko ariko se wa mugabo we ambwire uyu mwana mubyengeye nyine wari mwazambwiye nkarivamo burundu nkagira kwishakira amafaranga niba urapfa mu ishuri rye hehe ujya kuba inzererezi ubunziga mutandirira bigende gute. Reka nkubwire rero dore nguyu se aka kanya biri gito subirayo ubabwire uti duhagaze nabi ntabwo bijya bikunda iyo babirukanye umwana asubira nawe n'umubyeyi mbese uragira ngo asubireho njye kubasura mu rwamenyo muri barabari mu biwanyu ubushize sinabanye bari kurana imbere ntuzazibera umwana we nimba yarungurutse umwarimu bamujana imbere baramusetse abantu bose tubona umugabo ibyuya biramanutse ku birenge bavuze ngo subira ku ishuri aho usubu yandi mabwire ngo twagize ibyago ese ndababwira ko wagize ibyago bihe papa uvuge ko nyoko yapfuye papa mari yapfuye iki unyishe ni suri huriho indagira ibyo ujye uvuga ko cyane ko cyagwengera nabyo nabwo cyangwa uvuga ko najya kuvuga mama yapfuye ari muzima none ngewe nk'umugore wawe none se uragakura he nese ubundi waje tukajyana ku ishuri ariko bwira nyoko mwajayora kuri se nk'abanyina wigeze ubona inkokokazi biki uzi ko tugeze no mu biza tugeze mu bizamini kandi nta munyeshuri ukora ibizamini atari miriwe mufate musubuzi nukagira imana mujyane nusubu hajya ngo bagutumye wo gutumye ngana umunani ntereze iyo nkoni ibi byose kwa buri ukorora ibi ntabwo umwana wanjye yatishuri mfite amafaranga mu gasozi have ibihumbi 8,000 naje ku ishuri babwiye ko ejo uragajana njye kugazana none se ikizamini cy'uyu munsi nyihore bisaba se ngugenda ugajana usize se batangiye ibizamini ngwino tujyane ubivuge noneho nsigaye ziba bawicaye aho ngaho ndaje
uzi ikintu kigiye kuhaba ku izina ry'Imana iranzu y'umukwe wawe ngiye kuvayo nyicanye nayitwiye wagira ngo wese ntabwo umwana wanjye yazikuye umukwe wowe ziba Polisi ahantu agiye urumva ari ku kigo agiye urumva ngo agiye ku ishuri rero noneho agiye gusenya mukuru wawe ariko mireka mbanze nkubaza ica ibigaruka gatowe nkubaza turambaza iki mama cara gato nkubaza mbona agize ntibindeba nkubwira ngo ukitabutswa mama ngiye wari uzaba umugore kandi nanjye yanze kunyishyurira kaminuza basa nyishyurira umwaka umwe nshaka nawe ni kaminuza unaniwe kumukurikira ibyo n'akazi kawe Mbabarira ku izina ry'Imana ukoze ikiza yuko agiye kusoza neza wakoze iki sibwo ntamenya ku izina ry'Imana mbabarira umbwira buri munsi ukwaje ndamupfumbatiza none arimo kugenda nteza abantu ngo unamusigayemo inkwano ngo 15 by'inkwano ubu koko nzakora iki koko kose ari intashima nzakora iki ku izina ry'Imana none uzuko nciye kunuza mudugudu nakabimbwira ariko rero icyaha ni gatozi hanyuma nimba ari gatozi mbibaze nizunzanya nzira ibyabya nese ubu ngende n'icyubahiro mugomba ngende njye imbere y'umubwire ngo urabona ngo ibiki n'ibiki oya siko wagira ngo soni rweziringa nta soni ariko nyine ujye ubibaza papa nese ubu ngewe uzajya uhora umwubita uranziza icyo nese ishobora kukukubita ngo uhora so ahubwo ikibazo ni kimwe nase wakagenza ukamubwira mukaganira ukamubwira ati nyamura papa ukomba kwitwara gutya imbere y'umukwe wawe ubu se koko ibintu zabigeza he ariko nyine ntabwo wakankubiza uzura unshwi urukunshishipukanya ahantu hose ibaza abaturage bazaya bumva kuko oya reka nkubaza hari amajyambere namwe wigeze winjiza muri nzu ibyo wasanganye si byo ngifite si wowe wambwese ngo nze tubana ibyo bintu uzabikora hanyuma se nimba nzabikora urabona motivation yo kubikora ari hejuru ya so yemura aho kwizina mukome makuru ki kumera Kirisitu yeza kozwe nakiraga mumeze mute tumeze neza nta kibazo nagarutse rwose ariko kuko wa mugabo urukuba n'ibintu amaherezo gazabagaye uzampoza mwurunguru genda garuka amaherezo ushaka rekura inkweto imarire kuba reba hejuru yawe kayari nshaje uzangurira izindi oya rwose ndambiwe urujirajiro no guhora ndacuragura ndiguhindukira ngenda ngaruka oya rwose ndashaka kukubaza ikintu kimwe igiki ko nkubaha kandi urabizi ntabwo nta kintu urambaza usibye umubare urabizi ko ari 15 wansigayemo inkwano nta kindi kibazo rero wambaza uguze ko wagira ngo urivu ko ari umuntu amena irikahita ari mu garuka vuga ibyo ushaka wabuzwa n'iki si kuvuga gutyo nakudagaduye ukashinguka mu bugana amakiramba ishaka usigaye urirwa umwiyubitseho ukamwiyuburura uko ushaka oya ibintu rwose tumenya ngo bijye ku ruhande rumwe ibindi bijye ku rungu uzi ibibazo mfite kandi hejuru yawe ibibazo byanjye ngomba hungu ndi mu nzu ya rubanda y'abandi ubu nkiba mfite etaje yanjye sinayigusanzemo ariko nyine uzameze indimo nyirinzu ibyo ntabwo mbizi nk'ubu w'umunsi azaza kunyishyuza nzabigenza mwese ubwo uragira ngo mbigenze gute ngewe umwana wanjye ku ishuri byanze wenda reka n'ibindi bibazo tubireke bya mituweli n'iki ibibazo mfite by'ibihumbi nka 800 biri hejuru yawe nawe urayashaka kuri njye ngo nawe urashaka ariko nawe ntundi mideni rero nshaka kujya rwose dukiranuke tubohokane no guhaye umwana wanjye kugira ngo akumarire mufashe nabi ngewe ngo mufashe nabi reka nkubwize ibintu by'ukuri mbabara rwose wimvugisha amagambo menshi cyangwa se mo kimwe ibintu ni bibiri uranyishura amafaranga ganje rwose unimo cyangwa unsubize umwana wanjye ariko muzereka nkubaza ubundi amafaranga ngenda ngupfundika ntabwo amaze kurenga upfundika iki buriya busabusa bwo buhubye mpagagara ni amafaranga hasi undimi uracyandimo ibihumbi byanje 15 tukoze ubwo bisigaye ubwari nka 13 nkurikije utwagiye uramurama ugomba kugamba cyangwa mo kimwe mpeze umukobwa wanje
nibyo ushaka mumpe ewe data mumpe rwose musohora rwose musohora za tugende muze nazo tugende ariko uramujyana hehe ntabwo yasaza umugore wanjye ko dufitanye umubano mwiza rwose mbabara wicare nubwo imvura iguye nicare iki muzana n'imvura ndugama mu nzu yawe si gukora iki yishyura amafaranga ganje nje imvura ndayitahamo muzereka mubwire uriya namukunze namushatse mukunze ngamba amafaranga rero amafaranga ubu koko wakwihanganye basubira zayagwa we sohoka dutahe zana amafaranga rero mwana wanje bamurukanye ku ishuri kandi ajya mu bizamini akeneye 8,000 nibyo shaka gazana ariko gamperera imwe ariko Imana aca bugufi reka kumpaza mu bintu byinshi niba utaragamba naguhitishamo ko ari ibintu bibiri subiza umukobwa wanjye mujane ntabwo azabura undi mugabo kandi ngiye kumushingira mu bazungu nuko waje urukunshushanya reka nkubwire iki ntako nagize ubufasha yangana bamugabo rero niyo mafaranga afite ntabwo ubwo busabusa nabufata ku izina ry'Imana sawa yereke mwese urajya reka nkwereke araga nawe tuje turumvikana nyina tuje turumvikana uri kubona ibibazo ukuntu bimeze ibibazo bihoraho mwese urajya ngo ibibazo nzago ariko urugutuma mbaho nabi ntukiba ndyaga inyama buri munsi sibyo nta nubwo mbanye utuye aho ntuye kiba narubatse hanje nzu ukuzura ntungu ntabwo nabuze ubu ntabwo mba narabuze n'ukuntu nakwigurana ipikipiki ikaba iri kundera mu izi minsi ariko mana iki uzi nduru iri kunsanga igihe nduru wagiye wihangana ntujurambwira ibintu byo gukora iki papa nawe rwose cyane dutahe cyane ajya hehe koko ntago mbikemuye se agane ni igihe ki wenda muri uko kwezi nzaba nabiranze nuko muri uko kwezi nzaba nabiranze nziyizirase cyangwa uzagansangisha mu rugo nakuzanira cyangwa se n'umukobwa akayazana urabe ha oya nta kibazo muze hanyuma se kandi none wowe uzaduha utwara ibintu musiracyavuga urabeho ngaho genda ntuzatume ngaruka rwose mujyane musohoka fata byose ngibi kasoni wewe bari n'ibingibi bizagusijya bagiye haba n'ibindi niyo myanda imyanda yose n'ino mwanda n'ikintu umwanda sohora ajyana hari ibi radio byabo ni bajyana mwarahize mukanacuranga muri mu nzu mutishyuye bamara n'umuriro dore mama sohoka muzane n'imisambi yanyu ngo n'uburiri urasohora nk'umwanda umubyeyi wabyaye wambabariye koko wangiriye nabyaye abo nshoboye kurera wa mwana muhungu uzaba umugabo ejo ukagira urushako ibi bintu ni ibiki nzaba umugabo nzanye n'ikiringo haguruka imbere muri aho dore muze wari wagiye he amakuru wari uri he mukomere wowe urimo urabahobera badusohoye mu nzu ureba ibintu bajugunye hanze urimo uranabahobera bagize bate badusohoye mu nzu ntabwo dore nguru urufunzo rw'ingufuri karadufungiye iravaho ariko mishe akikubika amezi 7 yose ako sinone kuko mwatubabara uko munani turabura iminsi 3 n'amezi 8 n'igice twatubarimo amezi 7 n'ukwa 8 kwenda kuzuza mutudohore ntabwo azajya mu mezi 30 umuntu atari yagaba inzu ni yanyu reba ukuntu mwayigize reba hano ababoye mwayakuyeho bangirira mwana reba ukuntu iyi nzu mwayigize mwabiporoporo dore ngaba umuyobozi w'urugo ninde umugabo w'urugo ni n'uyu mugore ni papa dusobanure ni gute ibintu byose byagenze gutya sobanure papa serire mwazikuyemo uri kubibona reka tubanze tuvugane nawe tubanze tuvugane wenda mu mpameza ibintu mfungiranyemo ni ubusambi bwitwa amafarasari nanze gusohora uburiri bw'ababyeyi hanze ibi ndabisohoye ni intangiriro shaka amafaranga y'amezi 8 uyambye ngo mbone urufunguzo arete kirimo mu kwa 9 kugira ngo batazanga kwishyura kugira ngo ngiye kubarega murajya kundera n'abantu dore uyu mwana bamwirukanye mufite umwana nimo gaseko noneho urajya n'ibibazo mfite mu ruru nta mituweli reka nkubaze
Muyo mwishyura amafaranga y'ishuri ngo bizagende. Ariko sa mubyeyi. Mwishyura amafaranga y'ishuri ngo bazagende. None kugira Yigeze ngo azagende. Zagera kuki? Nose wese umwana nk'abandi kugira wenda nta umwana wanjye abaye kimuguma bye. Abantu bazavamo n'abaminisitiri. Ese mama, twebwe ni mama tari kutwishyura inzu, minerivare z'abana bezi zava he? Barumva basiga baba. Nture dore nkungu nembuye he gushakisha. None mvuye gushakisha ndavuga intu. Reka wenda ndebe kuri mwana namwishurira iki ishuri. Hanyuma inzu ubu ndararamaze. Ntuyishyure. Aho ubu ndarara ni wawe. Aho urarara. Ntureba dore gose bumbuye ndi guterateranya no mu bagenzi no mu nshuti n'abavandimwe ngo bagiye mushimaho mwishiki. Ubundi wibuka neza amafaranga y'inzu yishyurwa. Ibihumbi 15 kwezi. Ariko mana wenda nazapfuye bikagira inzira aho kuzicwa n'izi siteresi. Ntabwo ushobora gufata twishyura ino nzu. Ntacyo bwameza ni ngugahonye n'amafaranga ngaho. Ukimara gupfa. Umugore wawe n'abana bawe. Nzabagira ingwate n'abanyishuri. Niba uteganya no gupfa, utagira ngo wagere kuzimutanyishura. Ngaho nyine. Muba mujanye bibiri. Sigani kigihugu. Nacyo kiza. Bika. Ibi ni 800. Umva nagatoka bakwiguye ariko simba kingurira. Ni ikintu kimwe cya kabiri. Kwezi kwa munani mu None amafaranga mahana gice. Ngaho umusubira amafaranga. Hasigaye igihe kingana gute? Amezi 7 n'iminsi 8. Yeda, neza amafaranga. Umva imuza. Nini no mbrada amafaranga gawe. Nini mutuchingure. Ushaka no kurwana? Ushaka no kurwana? Ushaka no kurwana? Oya reka tukugura ngo mubyeyi. Mushaka no kuza mu ngome. Nini mutudohore. Tubabarire mu kabye. Nase twabaho. Cyangwa nizamba nk'umubyeyi. Uwo kabyera watubabarire. Nese papa ariya wavuga ko yabahereye ubusa nese yabahereye. No basabanjije ntago baryamye muri iyi nzu. Ntago uri gusuraguramo. Ubundi uyu mukobwa ubu ntabwo yashobora gukora akazi ko mu rugo. Ariko se nabonaga. Ubu rero umwana agiye gukora akazi ko mu rugo koko. Uyu ngwana ni batarazi. Umwana wanjye arwaye igifu. Imana nyagasani binyibi. Ariko rero mwatudohore. Ndase umwana agiye kuba ingwara. Tubabarire wenda tubemo. Rero Yive. dore ngiye. Murashye Nese amafaranga babahaye ariko mwagiye ku mutima mubi. Kurikira. ni imwe tubagira kugira ngo ibindi byose mubitware. Tukajya Umbas. Nyamara kiba mutudo. Umba. Mwatu. Ayiwe. Bitase no nakwica. Uhirwa mbanaho kuba. Uhirwa mbanaho nda. Kuzina tima ndikubwije mukuri. Uhirwa mbanaho nda. Kandi wa mugabo we nawe. Hapo buri papa byose no biteza ibibazo byose ubishyira kuri mama yakwikorera ibibazo nzahinga inshishuro njye kudeya ntasani ngenza n'ishyira n'inzu. Ibi byose no wabiteye gatuma dutanga wa mukobwa ku ideni. Arewe. Iyo batwishura kare ntabwo tuba turi mwibi bibazo. Ibihumbi 15 twishyura ku kwezi kaburi ubari bamwe murangaye. None nawe ari bwishyura. Amaye bitanze sinzi yateye gukubitiriza. Nimba vuye gusaba kwa nyina nimba vuye hehe mbonye nawe ari kucirukankamo. Ubwo nsigaye mu bihumbi ni 3,500. None nabahanze simfite amafaranga. Tujeyo. Nese ubundi papa ko ari imibare ipfuye nimba gwaye bitana kuri 15 numva gusigaye. Nikorere ibi bintu tuje kugaza. Natagamba. Agomba kunsubiza umukobwa wanje. Tujye guhena mu bakwe. Tujye guhena mu bakwe. Kahene mu ntozi karindagiye. Ngaho radio. Ufashe radio. Teruri cyo kinini. Nikorere ibi bintu. Ikorere vuba. Mario Kasi. Hapa kwa vuba. Hapa wakin uriga urari hiki. Mbese ubu wowe yatanze uburyo bwo. Konete siko baradusubiza mwizu bakaba bandi naho baratubani. Ambaye. Ngaho. Ambara vuba. Ambara. Uri umugabo. Uri ubundi wazamaye. Koreka kahure n'amace. Nikorere ibi bintu tugenda. Namenye ko agiye mugabo mu rugo. Nikorere tugenda. Se papa wende turabyikorera Tugiye kumanza turaja hehe kwa muganira. Tugiye kumanza ku muko wanje tuzana ugara amafaranga 3,500. Noneho kwishyura inzu se. nta turabura ahantu tuja kuba ariko wenda tubindi turabimenya nyuma. Tumanza tuje kuzana ngara amafaranga. Niba Kagama bagaze umukobwa wanje. Hayo se nibaguza. Korera vuba. Nikorere se. Tibikwa vuba. Fata ibyo bintu bisika. Nese ubundi uri kutujyana mu bakwe ntanganyira abazungu. Korera vuba vuba tugende. Umbaye mukobwa. Kugenda nawe Nige nawe ubizane papa ufite bike. Ngo wagenda neza wenda utihengetse. Murabahe nimutararuke.
kiraro n'aya mazi ndayatwara ariko sindikora n'amazi none uratsiga icyo kidomoro none se ko harimo amazi mbigenze gisigaho bazaza bazacifatira Mana nyagasani muruhuragwira urabunzana umuruhurabunza byose ni wowe iyo ureka uriya mukobwa ntitumukope bakaganishura hakiri kare ubu kiba ntiyuzurije etaje agiporoporo yamwe twaje yemwe muraho abana mukome muze nimubangukarika oya mama kirekera aho ngaho iyi ngendo yanyu muri kugenda ndabiya wanjije ubwo karitwaza rwaruguye none se murabona ngenda gumya kugenda ziba ibi byose ni wahubareraga abasheni ziba mwabintu mwajya murafashanya ko gutwara ibintu ziba bagusuhuza amakuru narese kandi none umuje kureka ntacyo kureka ndi kugira ngo noneho nkwerurire ngo ukure n'agahukunyo ko noneho itaka rigiye kwakira aha hantu badusohoye mu nzu ubu mbuze ahantu nderekeza kandi ibi byose ni mwebwe mwabinteye ni mwebwe ibi bibazo byose muba mwarabinkururiye ntabwo mba ndi kwangara guca none bansohoye mu nzu none ndabahe reka nkubaze ni icumbi ushaka cyangwa ni iki ndaza gucumbika simubaka none se wakabimenye ibi bintu rwose cyaka amafaranga ganje cyaka inzu ndaja kubamo ese muze nangahe hasigaye 2,600 2,600 ahubwo ni na 2 uburyo uzakwishyuza se muri iyi mvura yose niba wanshinze mukase kunsenye rwako se ma yewe ndarambiwe umva mwawe ndarambiwe n'imvura izina ry'Imana umusaza ukwaje arantera hejuru akagira gute none rero ndagutera hejuru nagwaye umukobwa wanjye ngo umupombere ubusa none se ntabwo twumvikanye nta kintu ese ubundi nditungo uri reka nkubwire wa mugabo reka nkubwize ibintu by'ukuri ibintu ni bibiri none kandi nisimusika urameze umukobwa wanjye cyangwa unyishyura amafaranga ni umukobwa ushaka reka nkubwize ariko se nakubyagiza siba wacika ntankubitira umugore n'ubwo wamubyara umugore iki ntamunkubitira mu maso umugore wawe kuko niwe warangiza kumukwa wa mugabo we itonde umukobwa wanjye aracyari mu ideni nzahora mu nkiro zingana inshuro zimeze ziti uragaragaza umukobwa wanjye cyangwa unyishyura amafaranga ganje ziba wagapfa gampereze hagaruka mbayeho hagaruka ushaka kunsi oya mbabane nimbabaze gusaba basumva ntabwo nzahora muri bindi ubu tuvuga ko nabuze umuryango najya kubaka narategereje narananiwe warananiwe mpereza umukobwa wanjye mbe turi guharizanya urabona nsibuye mumbe ngamume ujyane he nyina mumbe ujyane he nyina ntibambeze amafaranga gawe ariko amafaranga 2,600 niyo yaterwa serera gamperero gazane 2,600 nta nyungu yagonga umuntu ntiyishyura bishatse reka nze nyaguhe umukobwa wawe nushaka kwita umujyana ngo reka nyaguhe kabi ntabwo nkabirizaga kubera iki icyo ushaka muzane reka nze ngo amafaranga yawe n'umukobwa papa baramujyana twamujyana ye uransenyeye ngo meze ujyanye he giheka agasuzugura niko kabi papa yabaye giheke so wewe uri gutubwira ngo ndaheka njyana he navuze ngo mwumvira ahangaha ugenda wumvikane na so nimumara kubumvikana muzabone kongera ugaruka reka nkubwire wa mugabo reka nkubwize ibintu by'iki utazandeba guca mugire ngo nikoreye igihaza byose shuka umuco hanyuma njye iri ni itegeko
fata yakiri ryaza cyangwa n'igipetse heka ngwino hano cyahano tugende kinga ndakubwira ngo kinga ukinza geranasi ukinza misiyoni ukinza butije ukinza wakwiga kibona izamba asaba gasuzuguro mucyamo tugende uranjyana ugiye iki nabonye amahirwe mfaha hariya mu mwobo ngo oya ndebera nawe ntawe tukibamo oya mama ko nawe nyine nawe arancuraguzaga agucuraguza se ku 2200 byari biritware bake papa kasanye ese maducaca kufite ako mama wajureka kurengera amakosa yako imvura iturengeye akiri ikorere se mu rugo rwawe basi ngagaruka mu rugo mubwire nyine gukingure ntawe reka twangare twenyine cyangwa ugenda ariko mwarampemukiye reba ukuntu turi kunyakirirwa ntari bice subira mu nzu yawe tujya gukingurira ubu turaja he n'iyi mvura kurera imbere mukingurire ntari birekaze ngamukingurire ariko warampemukiye nyine mukingurire ntuzongere kunzira mu rugo rwose ntari nimunagende nsigaye nisaba basi mukingurire sheri ni ukuri kose nyine ngaho hari igihe umuntu avugaga n'aba atari we ariko ntabwo ari murana nuko nyine ni ibibazo ngenaga nahura nabyo by'uruvangitiranye ntabwo nari amahirwe nishaka ako papa wakwingenza umugabo wakatwugamisha kwibura wareka sheri nyine ceceka ubona akinguriye nawe umukobwa we uzi siko ndi kubona ariko yirakaye urabizi ko dukundana yawe babarira tubabarira sibyo se turakwinginze ngambabarira ariya mafaranga umukingurire nzayahingira nyamuro ntabwo azongera kugaruka ndakwinginze mbabarira we uzagagumana twakwangara umura mu mahoro nubwo neza bamwe gapfa uziko birangiye ataramukingurira sheri ni ukuri mbabarira urabwiye gukunda ni ukuri mbabarira aba ni ababyeyi reka twiyubakire twebwe ubwacu abangaba ni ababyeyi tuvaye tugendere tuje kureba iyo turagwana none byagenda ute uramujyana ye papa umukuye mu rugo rw'ugiye kumwangaza watubabarira wa mugabo